Ndabashimiye kandi ndabasuhuje cyane bakunze ba Day to Day. Ni umwanya w'ikiganiro Ibigwi n'amateka mutegurirwa kandi mukagezwaho nanjye Subala. Uyu munsi tugiye kureba amateka ya science tubona uyu munsi. Mu gihe cyiswe Age of Exploration, abavumbuzi benshi b'abanyaburayi batangiye kugenda bazenguruka isi ndetse n'inyanja zitandukanye. Muri iki gihe abanyaburayi b'abahanga muri science bakomeje kujya batembera isi cyane, bavumbura ahantu hatandukanye hatari hazwi nka Afrika ndetse n'izindi nyanja zitandukanye. Bibafasha kugenda biyungura ubumenyi butandukanye kuri science kandi bateje imbere science tubona uno munsi. Abo bashakashatsi bari gutangira inzira nshya yo kuvumbura isi ya nyayo turi kubona uno munsi yateye imbere muri science ndetse n'iterambere tubona uno munsi dukesha science. Ese ni iki gihe cya Age of Exploration cyangwa igihe cy'ubuvumbuzi cyahinduye kuri ino si tubona uno munsi? Ni gute ibitekerezo by'abahanga muri science batatu byahinduye isi yacu? Ibi byose urabisobanukirwa hamwe nanjye Subala mu Bigwi n'amateka. Umushakashatsi Copernicus akaba ari umunyapoland, yabaye umuhanga cyane, afite n'ibitekerezo biteye imbere cyane mu bya science kandi yigaga ku isi. Uyu nguyu niwe wazanye igitekerezo gihambaye cyane, avuga yuko isi tubona uyu munsi izenguruka izuba igakora shape imeze nka cercle cyangwa umuzenguruko. Hejuru y'icyomba cye ku rusenge yari afite ishusho nini cyane igaragaza isanzure ndetse n'uburyo izuba rizengurukwa n'isi. Uyu mushakashatsi w'umunyapoland Copernicus yari afite view igaragaza heaven body cyangwa igaragaza isanzure neza neza uko imibumbe igenda ikurikirana. Yabaga ari kwiga uko inyenyeri ndetse n'imibumbe biba byaka mu kirere mu gihe cy'ijoro. Gusa uyu mugabo nubwo yakomezaga kwiga ku mibumbe ndetse n'inyenyeri, ntabwo yajyaga ashyira hanze ibitekerezo bye n'ubuvumbuzi bwe, kuko yari azi neza ko nta muntu n'umwe wari kwemera ibitekerezo bye. Ibitekerezo bye byavuguruzaga iby'abandi bahanga mu bya science ndetse n'imibumbe n'inyenyeri. Ahagana muri 1533 Copernicus yanditse amagambo agira ati: "What I know the public disapproves, and what it approves I know to be in error. This is my conflict." Bivuga ngo ibyo nzi byose abantu cyangwa rubanda barabihakana, kandi icyo nemeza nuko babona ko ndi mu ikosa. Gusa yo niyo makimbirane yanjye. Asaga muri 1500 abahanga mu bya science ndetse n'isi nisanzure bemezaga yuko isi ariyo centre yisanzure. Iyi filozofi yitwaga geocentric theory. Iyi theory yahamyaga yuko isi izengurukwa n'indi mibumbe yose. Gusa umushakashatsi Copernicus yabihakanaga yivuye inyuma, akavuga yuko ahubwo isi izenguruka izuba, kizuba ariyo centre yisanzure yose. Iyi geocentric theory yabaye teori ya mbere yamamajwe kandi itezwa imbere n'abagiriki ba kera, kandi yakirwa cyane n'abakristo Christian Church. Bizeraga yuko izuba, ukwezi, inyenyeri ndetse n'indi mibumbe bizenguruka isi, maze imibumbe ikabirindwi. Imibumbe ko yari 7, hakabamo ukwezi, izuba, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn. Bizeraga yuko izenguruka isi, ariko theory ntago yari ukuri. Nkuko Copernicus yabivugaga, isi yazengurukaga izuba nkuko indi mibumbe yose ikora. Ubushakashatsi bwa Copernicus bwatumaga yibaza ibibazo byinshi kuri geocentric theory, ariko byose bikarangira afashe umwanzuro wo kuvuga yuko ibitekerezo bye ari byo by'ukuri, kuvuga ko isi imuvinga bega izenguruka izuba, kandi kisanzure yose, ndi kuvuga imibumbe ko ari 7 twabonye haruguru, izenguruka izuba, aho kugira ngo izuba rizenguruke, ahubwo izuba ntago rimuvinga. Niko yizeraga, kandi na n'uyu munsi niyo theory. Abahanga mu bya geography ndetse n'isanzure niko babyemeza.
ibitekerezo by'umushakashatsi Copernicus byiswe heliocentric theory. According to the heliocentric theory, cyangwa ushingiye kuri heliocentric theory, isi ndetse n'indi mibumbe yose izenguruka izuba. Heliocentric theory ntago yigeze yemerwa kugeza nyuma y'imyaka 100 aho uyu mushakashatsi Copernicus yapfiriye. Copernicus amaze gupfa hashize imyaka 100, abahanga mu bitekerezo mu bya sayanse ndetse n'isi, imibumbe ndetse n'isanzure bemeje yuko neza Copernicus, nubwo ibitekerezo bya Copernicus babihakanyaga ndetse bakabica intege, ari byo by'ukuri. Ibitekerezo bye byagaragaje itangiriro rya modern science, cyangwa science y'ubu ngubu tuzi uyu munsi. Tuvuye kuri Copernicus, reka turebe undi muhanga mu bya science wemeje yuko isi izenguruka izuba. Uyu ni Galileo. Galileo yakoreshaga telescope yiwe ayiga isi ndetse n'imibumbe n'inyenyeri. Yigaga isanzure muri rusange. Yagaragaje yuko Copernicus idea, cyangwa ibitekerezo bya Copernicus byari ukuri. Uyu Galileo yemeje neza ko Copernicus yari afite ukuri mu myigire ye y'isanzure, ndetse yerekana ko geocentric theory itari ukuri, byari ibinyoma, ahubwo isi izenguruka izuba koko neza ahamya ibitekerezo bya Copernicus. Uyu Galileo asaga muri 1609 yadevelope cyangwa ateza imbere, yerekana ukuri kwa heliocentric theory. Iyi theory nkuko mubyibuka ko twabivuze haruguru, ni theory yerekana yuko isi izenguruka izuba neza nkuko Copernicus yabivugaga. Uyu Galileo yakoreshaga telescope areba mu isanzure. Telescope cyari igikoresho cyakoreshwaga n'abahanga mu kureba kure cyane, bakareba ibintu biri kure yabo batabasha kubonesha amaso yabo, ndetse bakabasha kubona ibintu biri muri far distance, cyangwa biri kure cyane yaho baherereye. Yakoreshaga telescope nk'igikoresho yakoreshaga yiga ukwezi, inyenyeri ndetse n'isi isanzure mbega muri rusange. Uyu Galileo yafashe telescope nk'igikoresho cyifashishwaga mu kureba ibintu biri kure cyane, maze yongerera ubushobozi abo ku inshuro zigera kuri 30 zose mu kureba kure cyane kurusha uko byari bisanzwe. Galileo yifashishije telescope akajya areba mu isanzure neza, maze abona yuko isi izenguruka izuba ndetse n'imibumbe yose ari uko ibigenza, n'inyenyeri, ahubwo izuba ari unmoving body, cyangwa ari ikintu kitajya kizenguruka. Uyu Galileo amaze kuvumbura ibi ngibi, byabaye ikimenyetso simusiga yuko heliocentric theory, cyangwa ya theory yerekana yuko isi izenguruka izuba ndetse n'indi mibumbe yose ikabizenguruka izuba, yari ukuri. Iyi theory ubyibuke ni theory yatejwe imbere, ndetse cyari igitekerezo cy'umushakashatsi wapfuye witwaga Copernicus. Tuvuye kuri Galileo, reka turebe undi mushakashatsi umuhanga mu bya science witwa Newton. Uyu ni umushakashatsi wagaragaje yuko isi igira rukuruzi, cyangwa gravity ni rukuruzi y'isi. Rukuruzi iyo uteye ikintu hejuru kikongera kikamanuka hasi, bivugwa yuko ari igikorwa cya rukuruzi y'isi, cyangwa gravity force. Imbaraga zikurura ikintu zikivana mu kirere zikakimanura ku butaka. Ese uyu mushakashatsi Isaac Newton yavumbuye gute ko isi dutuyeho ifite rukuruzi ikurura ibintu biri mu kirere, cyangwa ibintu biri hejuru yayo bimanura ku isi? Ku munsi wa Christmas cyangwa wa Noheli mu 1642, uyu ni uwo mwaka Galileo yari yanapfiriyeho. Umushakashatsi uhambaye cyane witwa Isaac Newton icyo gihe yaravutse.
uyu Isaac Newton yaranzwe no kuba mathematician and scientist. Yabaye umuhanga mu mibare ndetse n'ubugenge ndetse na science. Muri uyu mwaka yagaragaje ikimenyetso cya nyuma cyerekana yuko koko isi ndetse n'imibumbe yose bizenguruka izuba. Yaribajije ati, if Earth and the planet are all in motion, what keeps them from flying out in all directions? And what keeps people from falling off moving the earth? Yari ari kwibaza impamvu niba iyi si ndetse n'imibumbe byose bihora bizenguruka, kuki bitagwa, kuki bikomeza kugenda biri mu byerekezo bitandukanye, nyamara bihora bizenguruka mu isanzure. Ese ni iki cyihishe inyuma y'izi mbaraga zose? Yibazaga impamvu nimba abantu bari ku isi ihora igenda batari gusa uyu Isaac Newton igisubizo cy'ikibazo cye yakibonye yari yicaye munsi y'igiti cya pome mu mwaka w'1675. icyo gihe yahise abona pome ihiye yarahubutse yitura hasi imbere ye ivuye hejuru ku ishami ry'iki giti. Pome imaze kugwa ku mutwe we, Isaac Newton yahise amenya yuko hari izindi mbaraga z'isi cyangwa ziri ku isi, azita gravity force. Gravity force akaba ari imbaraga zikurura ikintu kivuye hejuru zikakimanura ku isi, aho kugira ngo kigume mu kirere ahubwo kikaza ku isi. Ni rukuruzi y'isi nk'uko abantu benshi babivuga. Mu 1687 uyu Isaac Newton yashyize hanze imyizerere ye ndetse n'ubushakashatsi yakoze akabwita law of gravity. Yerekanye yuko imbaraga z'isi cyangwa iyi gravity ariyo ituma imibumbe ihora izenguruka izuba. Isaac Newton n'abandi banyasayansi bakomeye mu gihe cyabo bateje imbere imyizerere ndetse n'imyumvire, ubushakashatsi ndetse na science method. Iyi science method yerekanaga ugutekereza kure ndetse n'ibitekerezo mu buhanga, mu bya karemano ndetse n'ibindi bintu bigaragarira amaso nyamara abantu batapfa gusobanukirwa neza. Abanyasayansi batatu aribo Copernicus, Galileo na Isaac Newton nibo bafashe ya mbere mu gushishikariza abantu mu kumenya sayansi tuzi uyu munsi. Aba bari barambiwe kugendera ku ntekerezo za kera zafatwaga nk'imigani nyamara zidafitiye igihamya. Bibazaga ibibazo ku bwenge ndetse n'ubushakashatsi buhambaye mu bintu bigaragarira buri wese ku isi, kandi bakabyerekana neza nk'uko tubona sayansi y'uyu munsi uko imeze. Bafatwa nk'ifatiro rihambaye rya sayansi tuzi uyu munsi. Ni naho dusoreje ikiganiro Ibigwi n'amateka cy'uyu munsi, kiba kibagezweho na Subaru.